Bakunzi ba NJD History muraho neza nkuko bisanzwe NJD irabasuhuje cyane ku bakoze subscribe ndabashimiye cyane kuko gukanda subscribe ni inkunga kugira ngo tujye twigira hamwe ibintu bitandukanye. So gusa rero uyu munsi NJD History igiye kubereka uburyo wakura video kuri TikTok hatariho kiriya kimenyetso cyangwa se iriya logo ya watermark ya TikTok handitseho ngo TikTok kuri video. Gusa humura, gusa pe umusirimu nyamusirimu ni wa wundi upostinga ibintu abona ko nyine biri special. Ibaze gupostinga video imwe ebyiri eshatu enye eshanu ukabona hariho logo ya TikTok. Gusa ni muhumure none birakemuka mu by'ukuri. Gusa NJD History rekereke kubicisha amatsiko. Icyo usabwa wowe ubanza ukande subscribe muvandimwe kugira ngo tubane ku rukuta rw'ibyegeranyo. NJD History murabizi ko ari cyane ivuga ku mateka ndetse n'ibintu by'ubumenyi bitandukanye. Gusa ngiye kubereka uburyo ushobora gukura video kuri TikTok hatariho watermark ya TikTok. Kwa kundi video irangira ukabona hiyanditseho inyuma ngo TikTok cyangwa se ukabona izina rya nyirayo, ariko ho muri uyu munsi birakemuka muvandimwe. None ugiye kumenya uburyo ushobora gukura video kuri TikTok hatariho watermark. Gusa icyo usabwa ni ugukurikira kandi ugakanda subscribe, comment ndetse na share. Murakoze cyane, reka dutangire. Nkuko bisanzwe turaza muri app yacu ya TikTok nk'ibisanzwe. Okay, tukirikeho kubwa connection turategereza. Okay, dutegereze kubwa connection ya TikTok. Okay, scrolling turebe aba ni abantu bo kuri TikTok. Okay, ni amavideo yabo. Okay, reka turebe video nziza. Okay, murategereza gatoya. Okay, reka turebe. Okay, iyi video ndayihagaritse y'uyu mujamu usetsa cyane, muramuzi ko nawe afite hit kuri TikTok. Okay, murabona ni video ngiye kugira kuba nagira downloadinga. Okay, urabona hano muri uruhande rw'iburyo dufite utuntu dutandukanye. Hariho akantu k'agatima, akantu ko kwandikiraho message, akantu kameze nk'agapantaro gahagaze, n'aka kantu k'agafresh kameze nk'ako kohereza. Urahita ukanda kuri aka kantu ko kohereza. Okay, dutegereze, uragakandaho. Okay, tumaze kugakandaho, izi ni inshuti zanjye zo kuri TikTok cyangwa se aba followers banjye, urabona ngaba. Okay, nk'ibisanzwe tuhite twiyizira kuri aka kantu ka kabiri kariho repost, copy links, WhatsApp status, SMS, WhatsApp business, email, Facebook cyangwa se retail, Facebook more. Okay, hano ndahita nza kuri aka kantu k'ubururu ka kabiri kanditseho copy link, ngakandeho nk'ibisanzwe. Hano bahise bambwiye ko link yabaye copied. Okay, mpitse nkupa bisanzwe, ndahita nkupa. Okay, nindangiza gukupa ndahita nza muri Chrome yanjye hano nkirikeho naho muri Chrome. Okay, nk'ibisanzwe muri Chrome nagezemo miteza nkore search, ndahita nsacinga muri Chrome. Okay, nkandi nsacinga bita Snaptik. Okay, Snaptik urayibona ngiyi imite nyikandaho. Okay, dukomeze. Nindagiza kuyikandaho urabona hano hari link hari link baduhaye. Ngiyi iyi link ya mbere bita Snaptik TikTok download cyangwa se download TikTok videos, imite nkanda kuri iyi link. Okay, murabibona. Okay, mwabibonye ko ya link yacu yo kuri ya video twayikopiye, bari batubwiye ko yamaze kuba copied. Okay, ibintu uzabyitaho biba biri kuza hasi by'amamodoka, ahubwo ikibazo uzajya scrolling gutya hagati uzamuramo gato. Okay, tugiye noneho gukora tugiye gupestinga ya link yacu. Okay, ushobora gukanda muri aka kantu hano aka kazu kanditseho paste TikTok video link here. Dore ngiyi link bahita bayiguha hejuru ya dashboard ya keyboard, ariko iyo ushatse uhita wikandira paste link igahita ijyamo ngiyi. Okay, warangiza mukurikire, warangiza ugahita ukanda download. Okay, mukurikire murebe. Okay, mukurikire rwose. Okay, ugahita umanuka gutya, urabona ya video yacu irahageze. Okay, noneho warangiza hari igihe bazaguha utuntu twinshi, ariko hano twe baduhaye igikubo gikeya, baduhaye quality ya 576 kugeza ku 1024. Hano ushobora kubona utundi dukubo twinshi bahereye nko kuri 980 bakubye 1280, wowe uhitamo range ntoya. Okay, hano tugiye kuyidownloadingira ku 1000 kuri quality y'1024 dukande download. Okay, kurikira urebe. Okay,
Okay, ngiyi ya video yacu iraza uhita ukandara kuri detail ukareba uburyo iri kudownloadingika. Urabona video yacu yisigiraho mu kanya gato nkako guhumbya kuko internet iraguruka. None reka njye muri gallery yanjye murebe ko iyi video ibirimo mu byukuri. Okay, noneho iyo urangije nanone uhita uza muri gallery ukareba ya video ngiyi ya video yaje hano kuko nta watermark ya TikTok iriho mu byukuri. Okay, nuko rero bakura video kuri TikTok atari watermark. Niba bibanyuze murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Ngiye nitwa Twizere Jean de Dieu, kandi subscribe na share kugira ngo dukomeze mu bindi bintu bitandukanye. Mu byukuri murakoze cyane, Imana ibaho umugisha, kandi ndabakunda cyane uko nuko bakura video kuri TikTok nta watermark iriho mu byukuri. Murakoze cyane.